kana ko mugabo mwiza urakoze kugaruka Imana ishimwe pe ko mbonye ugaruka muri uru rugo ingofero nawe yarashaje burundu ariko ndishimye ko ugarutse muri uru rugo ariko nawe wari wakosheje ko nta n'urugo uzi n'ubutindi dufite ubukene ugatenyuka ukarunana koko ntago wari wamemukiye mbabarire mugore wanjye nukuri ngusabye imbabazi kubyo nakoze byose nanjye rega ndi kwicuza ntugire ngo biranyoroheye nanjye rwose narwanye n'umutima mpura n'ibibazo ariko ngusabye imbabazi gusa ibyo nakoze byose nabikoze kubera ubwoba icyo kiranyagisha ndakuzi ubwoba se bw'iki ubwo se iyo ugiye kwiba uko nta bwoba uba ufite kandi ari bwo bari bugufate bakanakwica ariko nawe kwica se no kwiba bihuriye rega wibuke ko ngiye niba kubera ubukene dufite ibibazo inzara nawe urabizi ariko se mu by'ukuri nkawe wari wishe uriya mwana umuroze umujijije iki nkanjye nari mbikoze kubera ubukene inzara nawe nanga ko wirengagiza ngaho nsobanurira mu by'ukuri uriya mwana wari umwiciye iki wavuga ko inyungu wari gukuramo ari iyi yaciye iki uraza we yarakumereye neza narakurengeraga nabonaga yenda kukwica narindi wo ngutabara ndavuga nawe kugira ngo akwice reka nze ngikubita ikirozi ariko nduhira n'ubusa birangira kitanapfuye yapfa waraze ko yapfuye se ariho se ya kiri nombe ariho arahari nta kera yakicwa no umva kandi nubabarira ibyo byihorere nawe nanga ko ugumya gukurikirana yarakomereye nabi ariko ntabwo yari uwo kurogwa n'ubundi rero nakoreye ubusa ntiyapfuye cisha amagi ahubwo ndumiwe ariho kiriho ahubwo riva ku byakira ntakazi cy'umuhungu ngiye buriya muzira kubi nubwo namuroze ntapfe reko ndi mwana yibereye mureke nose ubundi namuroze ntapfe ahubwo se ubundi wari umuje so udufaranga twanjye wari ujyanye se ntamugukiza nta kintu mfite nta mafaranga mvanye ariko avuye hehe se ndakuzanye ku dufaranga mpereze aha se ko wampaga kubikira zana njye kukubikira tongera kujya ko nako ahubwo reka nkubaze tuganire tujye inama dushyize umutima hamwe ndikubona ibibazo byo muri uru rugo ngomba kubirangiza aho byahereye birandambiye nje kubirangiza pe birangiza mugabo mwiza navuganye na wa musore kumvikana ko agomba kuza agatora sifa uwise Saremu wa wundi w'umukire yegudi nicyo nuwo mwanzuro nafashe nta kindi kibazo gihari kuko ibibazo biri muri rugo ngomba kubirangiza dore aho byahereye wumva kare kose ni wamuhamagaye se na twavuganye rwose namuhamagaye ibintu twabirangije nta kindi kibazo kizongera kubaho dore aho nahereye Bosco, bite kuri gusinzira se? Bite gusinzira? Sana. Ngansuboza. Haguruka uzoza ariko yewe siwe. Mbona wigize urutare wikomeje wahagurutse ukansuboza. Nyine haguruka umubere ngo n'umubesho. Kubera igeze ushaka umubere. Okay. Je tubyihorere. None se bimeze gute? Ngumva umeze neza. Meze neza. Mbona wagiye se mufite ikibazo byo kugendekeye gute? Ibibazo sigira ngo byapfa kubura muri iyi si. Byo ntabwo byabura yego ariko nyine ndashaka kumenya ikibazo nyamakuru ufite gituma wiheba gutya. Sike wicara ugasinzira. Rwose ubitega amatwi umwanzuro nafashe nge na Saremu twemeje ko ejo yitegura akazaza gufata sifa. Nta yindi gahunda ihari. None se papa se ndakumva uwo mwanzuro kuki wawufashe utabanje kumbaza
haya nta bindi nirirwa nkubaza kubera ibi bintu iminsi bimaze igihe bimaze bidutesha umutwe ntago twabyara umwana ngo abajye kuduteza ibibazo kubera abasore Salema azaze amutware rwose nta yindi gahunda gusa ntacyo biranshimishije kuko ari Salema umujyanye ntago bimbabaje ahubwo ugira umutegure nawe umuteguze umusezeranye ko ejo nta yindi gahunda ihari reka nza ahubwo nawe nza mbimuganiriza atafata izindi gahunda oya nuko bimeze rwose ahubwo wakoze mugabo mwiza nerega njenje ubundi ndashaka gatwarwa n'uriya musore wakoze cyubahiro rwose kare kose urishimye ariko nibyo byiza maze ndumva nagwanda komeza wakoze n'ukuri reka nza rero nawe muteguze umuntu w'umusaza se mama kabizo wagize ngo ndacyamenye ibyo ari byo byibarere reka nza rero nteguze umwana nawe gira umuteguze ugire vuba mereza iyo nkoni yanjye uyijyanye hese ariko iki kibando nacyo cyakubayeho urukageraho nagende nta bibando ryane nagera hirya hase kwa kazungu ndagira ngo njye kureba ko hari ubushera buriyo nsobongere twara telefone ibintu ndi guca muri iyi minsi ntabwo binyoroheye yagenze gute ntabirenze mfite uburyo ndi bwazi ko bikemuramo hagati aho se nawe bimeze ute hasi waretse kunyiyaka mbese ko mbona bidasanzwe noneho uri kuza ukanakoraho bidasanzwe nawe rero ibi ukuntu uba wafunze umutwe ibi ni ibiki bidasanzwe ariko ko wagira ngo si wowe nzi kera si wambara ijipo zireshya gutyo ukagenda mu nzira koko ese ibi ni ibiki byadanje urari byadanje kumanikira urabona nta byadanje nawe ntukigira umuturage wagira ngo noneho warashatse umugore aragenda kugira umuturage ntabwo ari umugore washatse ariko washatse ubuturage kera wari umurokore si ubyibuka dusengana muri korari none reba utumenye ugezeho utangiye kwambara hafi ubusa ese kuba umurokore ni mu mutima ababarira cyane hanyuma se niba nari umurokore uzi iki niba mu mutima atsenga cyangwa se ibyo tubiveho wenda ubuzima n'ubwawe ibyo tubyihorere mbabarira cyane ngambwira icyakugendaga nyine nari ngarutse kureba azi neza ubushize uko byagenze yaba uburyo usigaye bitwara ngewe biranungura pe ntahizi ko mfite umugore wanjye ni inshuti yawe ako umugore ni ibiki ureba uburyo buri kumara si ko wagira ngo turateretana ngenda no kubaje umugore wawe isezerano mufitanye none se kuba tutarifite bivuze ko ngomba kugenda mfata ahantu hose nanjye simubwiye ngo mfatafate kuko urabizi ko n'ubundi igihe twahoze dukundana ntabwo umubwiye ngo ujye gufatafata ahandi ni njyewe n'ubundi ibyo ngambwira ikikugenza turase ku ntego nje kukureba nyine ngo niba nzakunda nyine tugire uko twigenza gusa ndagukumbuye ni karibu Mutebya. Uragenzwa n'iki hano? Nanone urongeye. Nje kugusaba imbabazi. Cyakora cyo narongeye. Waruje kunsaba imbabazi. Ubu wibagiwe ibintu wankoreye ejo bundi niriya mbwa yawe. Ubu murabyibagiwe. Ntabwo nabyibagirwa ariko ndakwinginze mbabarira nanjye ntabwo yarengeyeho. Noneho yarengewe. Ubu wibagiwe uburyo mwamfashe icyo nkubwiye ni kimwe. Nuko ntakikeneye no kubabona mu maso yanjye, icyo nkeneye nuko musohora ibyaye bijyanyu hanze. Subwo wambabariye. Nta mbabazi mfite. Mbabara nukuri. Sajya kuzaka kwa padiri naho ntago bakizitanga uko biboneye. Nta soni. Bunye agasuzuguro mwanzanyeho. Umva agasuzuguro mwanzanyeho nzakabibereka bibarenge. Nasuriseriye ibintu ariko vuga. Ndiseriye pe. Tugira uko twigenza gute?
hasi ubwo we ntabwo ubyumva nawe rero mbwire nyine gushaka wicaye mu rugo wumva uranshaka uravuga ngo uze ndebe tugire uko twigenza n'abasore bari hano hanze ese abasore ni wowe nose uri kumva ngenda ubatse mfite urugo utekereza gute kuza hano mu rugo kumva ko ibyo bintu byazana gukunda mu rugo iwanyu aho yagiye se urahazi umva nkubwire umugore ntabwo ahari kandi ikindi zakugirira ibanga ntabwo narivuga nyine aho yagiye urahaza isa n'isa umugore wanjye yaza arabizi ko turi inshuti arabizi ko ntabasura none se kuza kubasura ni ikibazo nsanze hano nta kibazo yagira pe shaka ubundi wowe wagiye wumva umuntu gerageza umwumve gusa ko bitagoye ariko wasaze shambabarira nuko mbabarira pe mbabarira dore ugeze nawe kumwicara gusa nese n'ibiki byadanje ubundi shambabarira koko ushaka iki shambabarira nukuri pe nyine mbwira ushaka iki oya urabizi mfite umugore si umugore wawe w'umugore wawe ni ibiki ariko mu kanya gato ushobora kujya kubona ukabona araje nta kibazo rero wumvire ntabwo ndi bukugore pe niyo byabera aha ngaha nta kibazo kuko naza njyewe mfite ukuntu ndi bubigenze ibiki se biba aho bose kwereka nkubwire utabona nakomeje nkwinginga ngo uhatiriza ngo naje nigize umwana mwiza ugira ngo hari si ni ukuvuga se ko utabishaka ntabwo rero uretese ngo waruje kunsaba imbabazi utekereza ko umutwe wanjye wibagiwe ibyo mwakoreye ejo bundi n'iriya mbwa gusuzugurwa n'imbwa zitagira urwara rwo kwishima wambabariye ko urugo rwanjye ruri gusenyuka kandi ufite gahunda yo kugumana n'umuhungu wawe koko ko ubizi neza ko mukunda wangiriye muhe koko reka urugo rwawe rurasenyuka wagize impuhwe za kibyeyi uribuka uza kunsaba imbabazi ahangaha upfukama ngo nguhe akazi ko mu rugo ngo umuhungu wanjye waramuretse ngo inama nakugiriye warazumvishije murimo kunkina n'indi ndaya ntazi iyo yaturutse ahangaha ikazi kanyaka inzu ngashiduka ari wowe urimo kubana n'iriya mbwa mbabara nukuri mama hirwe yanyuma ntayo nguhaye nta nayo nukuri ndamukunda ntabwo nifuza kumubura kandi ndabizi neza ni wowe uri kubitera wambabariye koko nakubwiye ngo igihe nari kugutaho cyararangiye nakubwiye kuri atari umugabo wagutunga nakubwiye kuri umukobwa umeze gutyo utabura undi mugabo sinzi ikintu ukurikiye kuri iriya mbwa y'umutindi itagira urwara rwo kwishima ituma ivumbi ituma inda warangiza ukagina mu bwonko ukambwira ngo waramuretse ngashiduka noneho muri mu nzi wanjye ibintu mwakoze muzabyicuza imyaka 1000 si ubwo wangiriye muwe nukuri ndakwinginze ndapfukamye ntabwo nshaka kubura umugabo wanjye mbabara ndakwinginze kuri iyi shuro ntabwo nzongera kukugaruka inyuma numva barira ndabizi neza ni wowe uri inyuma y'ukuntu gusenyuka kwanjye ni wowe igira yumva imbere se nyine mbabara nukuri si ubwo wagize kubabarira iki wakoze iki ubundi uragira kubabarira wakoze iki urugo rwanjye ntabwo rwubakitse neza kandi abizi neza nge mbana namwe kubitera rwose ubona mfite igihe cyo kwirwa nitaye kuri iriya mbwa nawe utashobotse umva n'ubundi mbwa zirajyana genda kwanza mby'imbere igirayo witowe nkoraho n'ubundi igirayo se nyine mbabara nukuri si ubwo wangiriye mu ndavuze ngo mvire iwanjye nakubwiye ko nta mbabazi mfite sinzabe ejo bundi mwambwiye ngo iki ejo bundi mwambwiye ngo iki ejo bundi ufatanya n'iriya mbwa yawe mwambwiye ngo iki mwambwiye ngo iki icyo nshaka ni ukubona biriya byajyanye nyuma y'igipangu cyanjye ubundi kuva mwanyinjira mu gipangu mwanyinjirije inyatsi mwambobo ubundi umuntu yabana ari mbobo nkamwe akagera ku ki basi se waretse nkiyubakira urugo rwanjye neza urwubakira iwanjye sibyo mbabara none se genda imbobo mubura ku gasozi yo iyi imbobo n'ingegera zihura simazi haguruka ahubwo mvira iwanjye si ubwo wangiriye impuhwe wa mubyeyi wambabariye ko umubyeyi wande umubyeyi wande umubyeyi wande umubyeyi umugabo wanjye ngwino hano gato igira hino ngira icyo kwibariza nyine igira hino gatoya ubundi ko mwishwa no kutabahana sibyo ndeba hano ndeba ujya kuza ahangaha waje umbwira ngo iki ntiwaje upfukama ngo nguhe akazi ko mu rugo nishaka njya kugaburira ngo inama nakugiriye warazumvishije waretse umuhungu wanjye
byari igiye kubica urangije wohereza indaya ntazi yo ukuye muza kunkina mbimbere nongegera ndi